Nizere ko muri amahoro muri iki gihe cyangwa se mwe mukomeje kubana mukora subscribe, share, comment kuri channel yacu Theo TV 03. turabakunda, mukore share, mukore comment, mutubwire uko bimeze hasi, kandi nabwo kudukosora ni byiza ni by'igiciro. Rero uyu munsi ndagira ngo tuganire kiganiro kivuga ku bintu bijyanye n'ubuhamya, guhimba ubuhamya. Biraharaye cyane, abantu benshi bari guhimba ubuhamya, abantu benshi bari kuvuga bamwe ibintu bitandukanye, twavuye ikuzimu, cyangwa se navuganye na shitani, navuganye n'inyamaswa runaka, Imana yamaye ubuhamya. Ese guhimba ubuhamya bimarira iki se? Uwahimbye ubuhamya niki yunguka? Yunguka iki guhimba ubuhamya? Ibi wabyumva ukumva ari ibintu byoroheje, ariko abantu bariharajwe guhimba ubuhamya, kandi muri uko guhimba ubuhamya bafitemo inyungu babonamo wowe utabona, zitari directe, ako kanya utapfa kubona n'amaso, ariko bafite uko bazibona. Maze twumva umuntu hano kuri TikTok, umuntu nabibonye kuri TikTok, ariko no kuri televiziyo imwe, ndashaka kuvuga izina, YouTube channel. Umuntu atanga ubuhamya ku bijyanye n'umuntu hanzi witabye Imana muri minsi, cyangwa se watabarutse. Arangije atanze ubuhamya, agezemo hagati aravuga ati nimumbaze byinshi, ngiye n'isa turi kuvugana narapfuye, ndi umuzimu, sindi muzima. Hari n'abandi bavuga ati twewe tugikuzimu, tuvugana na shitani, bimeze gutya na gutya. Hari n'ubuhamya bwatambutse mu myaka yashize bw'umudamu, nabwo ntashobora kuvuga izina, ariko muramuzi cyane, wavuze ngo yageze ikuzimu, ajya mu nama y'ubushishi, avugana nabwo ibintu byinshi, avuga ibintu yabonye ikuzimu. Bimarira ko abantu bahimba ubuhamya. Hari n'abandi babuhimba bakaza bavuga ko ari ibitangaza byakoretse kuri bo, bansengeye, nari mfite uburwayi bumeze gutya na gutya, nakize, bakabeshya. Ese bimarira iki? Icya mbere nicyo bita influence, kumuzanira abantu benshi baza kumushaka. Nibaza kumushaka hari icyo ari bwinjize. Abandi bashaka kuba celebrity, kuba icyamamare. Wa mudamu wagiye kuzimu, wavuganye n'abadayimoni, wahawe mission, kandi benshi bamaze kwivuga gutyo, tubura ahantu berekera, tubura iyo barigitira. Umudayimoni ni umuntu utambaye inyama n'amaraso, niko bibiri bivuga. Ariko umuntu arakubwira ati ngewe navuye ikuzimu, mukanya akavuga ati ariko ndashima Imana. Navuye ikuzimu ko mumbona gutya ndi umuzima, ariko ndashima Imana. Dayimoni, umuntu wavuye ikuzimu, bihuriye no gushima Imana. Icyo kintu wakibaza, kandi nawe uri umuntu ushyira mu bwenge wakibaza. Ariko umuntu aratinyutse, navuye ikuzimu, akarira, ngo ngende mumbaza byinshi, ngo tuvugana ngo ndi umuzimu. Ngwino hano turebe koko kuri umuzimu. Iki ni ikibazo giharaye. Umva gatoya uyu muntu ari kuvuga uko ari kuvuga ngo ni umuzimu, ngo nibamubaze byinshi. Umva. Umurozi umwe uherutse kuva ikuzimu, arambwira ngo nubwo twatangarijwe yuko Ugande ngo urupfu rwamufatiye mu Rwanda, bamukuye mu Rwanda yamaze urupfu rwamaze. Uyu muntu uri kuvuga ngo yavuye ngo ikuzimu, ngo we ngo yari afite ngo ibyo ibintu ni ukubeshya, ni ugusikaminga abantu, ni ugushaka gufatiranya n'intege z'abantu bagira mu gusenga, yarangiza akababeshya ngo yavuye ikuzimu, kandi ntiyigeze ajyayo. Ikuzimu se ni hehe? Icyo yungukamo ni ikihe rero? Abantu bamaze kwiyakira ko bo ibyo gusenga no kujya mu ijuru ntacyo bibabwiye, bemera kubeshya, kandi uravuga ko abantu babeshya, bakunda kubeshya bakanabikora, bazarimbuka. Ariko we kubeshya ntacyo bimubwiye. Gufata imbaga y'abanyarwanda bangana gutya, miliyari zingana gutya, akazibeshya ko yavuye ikuzimu, ntacyo bimubwiye. Ashobora gupfa ahagaze, Imana yabyemera. Kandi ibi bintu bigira ingaruka. Simbizi niba kuri we bigira ingaruka ziri positive, ariko bigira ingaruka ziri negative kuri we no kubamukomokaho, no kubazamukomokaho, no ku nshuti ze ziri around. Ko umuntu yaguha udufaranga duke, yaguha ngo ngwino uvuge, ngo ubeshye abantu ko wavuye ikuzimu, abantu baze bareba ibiganiro byanjye cyane. nawe ukemera umuntu w'umubyeyi wagenda ugakora ikiraka cy'amaboko ugakora umurimo w'ingufu ukagira icyo uronka icyo wunguka ariko ugatinya ukavuga ngo reka mze mbeshya abantu mbabwire ko navuye ikuzimu ko ndi umudayimoni niba byumva barahurura
ariko nta n'umwe yigiye. nabonye mu minsi yashize hari uwitwa ari ngiye kuvuga ariko banamumenye umwe ko atubura amafaranga ngo we ngo afite ngo ibintu by'abadayimoni ngo bikomeye ngo byakorana nabyo, bagabwira abantu ngo nawe ngo urebe uko natubura amafaranga, wahagera ngo aragutuburiye ngo amafaranga aratubutse, ngo niyo bamufunze ngo nawe wamufata ngo bishoboke. Ariko nabonye baramufunze, ndasinzi niba yarashoboye gutoroka kwemeza abantu ko ari umudayimoni koko ko akorana n'izo mbaraga. Iyo mu rusengero umuntu ahimbye ubuhamya yunguka iki? Uriya muntu wamutumiye ngo ahimbe ubuhamya afite ibyo yunguka. Icyo yunguka cya mbere ni impact y'abantu barahita batura, abantu bafashwa vuba cyane cyane igitsina gore, barahita batura, abandi baze bavuge ngo natwe tubwira ibyacu, we amafaranga ariyongera. Kwibuke yuko hari abantu b'abakozi b'Imana cyangwa se abashumba, ibyo kuvuga ngo gusenga bidafite icyo bibabwiye, ahubwo icyabona ukubona amafaranga yinje bo ubwabo bariyakiriye ko no kurimbuka ntacyo bibabwiye. Niyo bamaze kuva mu rusengero bikuyemo wa mwambaro wo gusenga, bajya kuba nk'abandi bose, bajya kuba abasinzi, bajya kuba abasambanyi, bakora ibyabo bashaka. Niyo mpamvu iyo baje mu rusengero target yaba ari amafaranga, barakora ibishoboka byose ngo amafaranga aboneke. Rero nawe n'umuntu bakina kope akaza kuvuga ati ngewe rero ndaba nk'umuntu wari ufite uburwayi, mukanya nze gusimbuka ko mbukize, kandi ubwo bwaye mbukize ari uko unsengeye. Icyo gihe hari abantu benshi bakiri mu rujijo rw'umwijima batarasobanurwa n'imbaraga z'amaraso ya Yesu, bazatanga amafaranga bature, abandi baze bashime bari kubeshya, bazamukireho. Impact y'abantu baza mu cyumba cy'amasengesho yongera ibe benshi. Icyo nicyo cya mbere bazunguka. Wa muntu watanze ubuhamya w'icyo yungutse nuko amaye twaduhumbi 100, ko amaye byangu 50, akabikorera ako kanya butoya, ariko yibagije ko akizeho umutwaro n'igikomere cy'ibyo azahora yibuka mu buzima bw'akibuka ko yabeshye. Satani nuko akoresha abantu. Satani afite ukuntu ajijisha abantu, agakoresha ubwonko bwawe, agakwereka inyungu zawo kanya gatoya zigatuma unabeshya. Mumva bari ikiganiro gikoze hari umwijima ari nimugoroba, ariko numvaga hari icyo nguye kubwira abantu kugira ngo bahumuke ku bintu bijyanye no gusenga. Uzabona umuntu aza mu cyumba cy'amasengesho, ngewe byigeze kumbaho rimwe, umuntu araza mu cyumba cy'amasengesho yafashe ibintu by'ibinyama biboze abihisha mu ikoti, amaze kubihisha mu ikoti igihe bari gusenga ati nafite ikibazo cy'inyama zaboze ku kaboko, azitoza hasi. Wa muntu nango mucurire ngo umuntu arakize, kandi ko ari ukubeshya atigeze akira. Wa muntu nyuma yaza kukumbwira ati burya rero pasiteri, burya uriya muntu adukoresha gutya na gutya kugira ngo abantu bemere ko harimo ibitangaza. Ibi bintu mubimenye, abantu be kubasikaminga ngo wabeshye. Nta muntu ugikuzimu. Indese ujyayo naza twemeze, afate video ari kujya azayishyira hano ari kujyayo. Hari umuntu kubeshya agatete ngo mwendeke ngo ndi kuzimu, akavuga n'indimi akabeshya rariririra. Keba chunga sana. Ibintu murimo murakina nabyo, sinda baterwa ngo Imana izazibwire gutya na gutya, ariko niyi Imana wugiti cyawe taguhana mu buzima bwawe, zaho mu buzima bwo kwicuza kwako wabeshye nyine. Hari igihe usubiza ubuzima bwawe inyuma ugasanga uri mu buzima bwo kwicuza. Ibaze uriya watubeshye muri ya minsi social media zitarakomera, ibiterana abantu bagiyemo ngo bagiye gutega amatwi bari kumva umuntu ngo yagiye kuzimu, ngo nihinduye gushishi, ngo njya mu nama ngo yudushishi, ngo njya mu nama ngo y'ibitagangurirwa, ngo amavuta ngo y'abantu basiga mu misatsi ngo bayakora mu duhinja. Abantu bagatega amatwi ukabona abantu bafashijwe, nyamara ari ibintu yahimbye kugira ngo haboneke abantu benshi baze mu itorero. Ngira ngo aba bantu bama platform agatambutse ubuhamya mu itorero ryabo, bakwiye no kuzafata platform bakicuza bakavuga ati Imana tubabarire uyu muntu yarabeshye. None nibyo nanone abantu bongeye kwiharazwa ngo turukuva ikuzimu, abandi ngo turugutubura amafaranga, abandi kuri TikTok ngo bari guhanura ngo bari kugira gute. Nukubeshya, nta muntu ugikuzimu, ni scam. Umuntu aricara agahimba ubuhamya bwe akabutegura akavuga ati muzaze mufite impago, nimurangiza nituvuga ngo abantu barasimusimbuke muvuge batabari baratujyanye ikuzimu, bari baratujyanye hana. Agahimba ubuhamya ukuntu iwabo babaga mu bantu baterekera, ukuntu muri uko guterekera bari baramutanzemo ibitambo, barangiza akavayo, yamara kuvayo akaba ari gushima Imana ko ibitangaza byakoretse abantu. Ati muzaze kora wa mudamu wavuye mu bazimu bari baratanzemo ibitambo, abantu bagahurura bakaza. Ibintu rwose tubireke. Imana iriho, abantu bakwiye kuyumva no kuyisenga, kandi bakamenya ko nta muntu ukwiye kuza ngo babeshye kugira ngo bayemere.
urinde wubeshya abantu. Iyo umuntu ahimbye ubuhamya gutyo, icya mbere nicyo cyo yunguka. Icya kabiri yunguka ku giti cye ni cya kindi cyo kumushaka, abantu bakaza kumushaka, yavuye. Hari abikora nk'akazi. Uyu munsi ari mu burasirazuba, arimo arabeshya abantu ko hari ibitangaza byakoretse, ejo arajya hari abeshye ko yari yaragwaye umugongo, ibintu nk'ibyo. Ibintu udasibye wenda mu Rwanda bigenda bigabanukaho bitarazamuka cyane, ariko mu bindi bihugu byo hanze noneho byafashe indi ntera. Aho abantu baza bakabeshya ko bakoze ibitangaza, bakagenda bagashaka za perimanganate, biriya binini bisa n'umutuku, bakakubeshya ngo ni amaraso ariko kuva mu mutwe kandi ari byo basize ku ntoki. Abantu barasisiye, barasaze kubera ibintu by'ibitangaza bazi ko ari byo abantu bakeneye. Mu kiganiro cyatamusambwe ukuntu umuntu akubwira ko ari ibintu batabye iwawe, amahembe n'ibiki, nyamara hari abo dufata bari kujya mu mabagiro bari gushaka y'ibisigarizwa bisigara ku matungo kugira ngo bajye kubikangisha abantu. Ni ukuri njyewe ndabakunda kandi nkunda gusenga. Gusenga ni byiza, abantu bakwiye gusenga, ariko no guhumuka ni byiza. Ntabwo gusenga ari gusobanura ngo ubwonko bwawe bwose. Ni gute twisanze ahantu, ni gute umuntu ategura umuntu mu masengesho agapanga n'uratanga ubuhamya kugira ngo abeshye abantu. Wongeye ko muri kumva nuko ngo nta nyababyeyi nagiraga, ngo ariko ngo Imana yakoze igitangaza ngo baransenge ndabyara. Nta nyababyeyi wagiraga, se n'umwana yakuriye. Bafashe ikibase baraza batereka mu nda yawe cyangwa igitebo barimo kurira. Ugasanga abantu benshi baraje barawe ngo ni wa undi ngo wabyaye ngo ataragiraga nyababyeyi. Ngo nabyaye imiserebanya warayibyaye hehe mu myaka maze mu kazi. Sindabona uwo muntu n'abazavuga ko bababwiye ko babyita ibisimba, bajya kubyara bakatwabona babyaye abana. Wacu yaduhaye ubuhamya ukuntu umuntu yaje avuga ngo atwite igisimba, ngo baramusenga abwira ko ari igisimba, ngo nakibyara ko azapfa. Ako kanya yaranze no kugura n'imyenda y'umwana. Mu kanya mu minota nk'icumi yari yanze no kubwira n'abamuherekeza ngo bamuherekeze kwa muganga, zikaje kubyara igisimba, zayahamutse ngo arapfa. Mu kanya agiye kubyara ababyaye umwana w'umuhungu muzima. Uwamusenga yamubwira ko ari igisimba, se yarebye gute? Njyewe ne nasubiraho nkamubaza nkamubwira ngo tujyane mu mategeko, nkakujyana mu mategeko. Ukambwira ukuntu wambwiye ko nwita igisimba, ugatuma umwana wanjye uri mu nda ntamukunda. Uwo rero mu kanya ngo nasengeye umuntu ngo atwite igisimba, ngo none ngo byagenze gutya na gutya. Mureke ibi bintu, mubireke. Abantu bakwiye gusenga Imana ariko bagahumuka. Abantu bari kuza baje kwiyamamaza ngo twewe ngo turerekwa cyane, ngo nasengeye, ngo yarabyaye, ngo nasengeye, ngo yarakize. Urinde wowe. Gusoma Bibiliya neza. Farawo ngo yabwiye ababyaza, ngo arababwira ngo umugore uzabyara umuhungu muzamwica, ariko uzabyara umukobwa muzamureka abeho. Nuvuga ngo ababyaza icyo gihe bari bariho. Bibiliya ivuga neza ko Luka yari muganga. Nuvuga ngo ubuganga cyangwa se amavuriro kera yanahozeho. Ariko urabuza abantu kujya kwa muganga ngo ndabasengera, ngo hari icyo ngo irakora ejo kugira ngo muhimbe ubuhamya. Muri abo bantu bo wazanye baho ngo burasengera, ugashakamo umuntu uhimba ubuhamya ati njyewe nari ngwaye bimeze nabi, uyu muntu aransengera ndakira. Abantu no bagahita bahurura bakazi wawe bagatura amafaranga bagira gute na gute, ariko uzi yuko ibyo uri gukora nyuma yaho hari urubanza. Muri ibyo yaririmbye ngo kandi nyuma y'ibi byose hazaba urubanza, ngo akamanyu k'umutsima ngo kakuryohera uyu munsi ejo kakakunika. Amafaranga yo guhimba ubuhamya araryohaga, ariko ejo azakugiraho ingaruka. Amafaranga yo guhimba ugasikaminga ngo reka ntigire umuntu wafashwe n'abadayimoni, arakuryohera ariko ejo azakunika. Amafaranga yo kubeshya abantu ko wagiye ikuzimu ukavugana na Satani, ariko mutubwire Satani mwavuganye avuga uruhe rurimi? Arakuryohera ariko ejo azakunika. Amafaranga yo kujya ukabeshya abantu, rara hari ikikoze bimeze gutya na gutya, none wari ugiye gupfa ntabwo upfuye. Barakuryoheye ayo mafaranga abantu bari kuguturira kuri momo
pay kuri mobile money arakuryoheye ariko ejo azakuniga nta kamanyu ku mutsima. Ariko nyuma y'ibi byose hari urubanza. Nubwo isi itagushira mu rubanza, Imana izagushira mu rubanza. Mu gihe Imana itaragushira mu rubanza, isi izagushyira mu rubanza ku mutima uzagucira urubanza. Bene data, tumenye yuko hari abantu bari guhimba ubuhamya kugira ngo bagire influence, bagire abantu babirukanga inyuma. Nitumara kubimenya, tumenye uko dushoza, tubirinde, dusengeshe umwuka iteka, tumenye ukuri kw'ibyo Imana ikora. Umuntu aza kuri live kuri TikTok yarangiza agahimuhamya ngo haleluya, ngo nukuri ngo njyewe ngo nari meze nabi, ngo uyu muhanuzi runaka ngo ransengera, ngo amaze kunsengera, ngo none ngo nari nwite, ngo harimo ngo ibikeri, ngo none ngo nabigeza bamubyara umwana muzima. Ufite inda, wenda wagize ibibazo, ugira ibintu byijyanye n'inda z'urubura, bibaho ni ibintu bibaho. Abahanga mu kwiga babivumbuye kera ko umuntu ashobora gutwita inda ikagira ibibazo, n'ibi inda ifatika akagira icyo bita moral pregnancy cyangwa se grossesse molaire mu gifaransa, cyangwa inda y'urubura akayigira. Yamara kuyigira, abahanga barabivumbuye kera, ngo nagiraga ngo inda ngo y'ibikeri, ngo y'ibiki n'ibiki. Ejo bundi bazakubana kubyara byange bangahe tumaze kuvumbura mu masengesho, baragiye babana gutyo, akakubana n'imisi yawe yo kujya kwivuzuka ikarenga, ukazashiduka ugize imyaka yo kugera mu gucura, ngo utegereje ngo ko bazagusengera ngo Imana yakubwiye ngo uzabyara, ngo uzagira ute. Nibyo irakubwiye, simakanye kwivuga, utagira untera amabuye. Ariko jya no kwa muganga, kuko abantu basigaye bahimba ubuhamya bwo kubeshya. Kaza mu rusengero agahimba ubuhamya ngo ubwo mumbona ngo njyewe ngo narategereje ngo mbona umugabo ngo mfite 50, ngo ariko ngo none ngo narabyara. Ari kubeshya araho, yabihimbye kugira ngo abantu batinye. Ngo iyi Imana ngo muri kubona ngo murayizi, ngo njyewe ngo yakoze ibi. Kigira igitangazaho ntacyo ubuhamya bufasha kwemera Yesu Kristo umwami n'umukiza. Ntago bisaba ubwo buhamya, bisaba kugira umutima wo kwemera ko Yesu ariho kandi yapfuye akazuka kubera ibyaha byawe yagucunguye. Wamara kumwemera agatanga ubuzima bwawe, ibyo birahagije. Ibindi byose tureke ibintu byo kwiha amahoro no kubeshywa. Umuntu aravana akagenda akagura impago akazizana, bati muzarebe imbago abantu nasengeye, bakagendera ku mbago. Umuntu yicara ngo mu izina rya Yesu ngo ndagusengeye, ngo wowe ngo igitangaza ngo gikoreke kuri TikTok aho cyangwa kuri YouTube, ngo akira igitangaza cy'Imana. Kebanayo, ibyo bintu ntago ari byo, ndabivuze ubyumve. Niba ari byo bigutunze ubyumve urakare, ariko ibintu ntago ari byo. Abantu nibareke kubeshya abantu, bareke abantu, kuko nyuma yaho dufite abantu bagiye bazinuka iby'Imana kubera ibyo abantu bagiye bababeshya. Mwaganira ukumva ibyo gusenga byavuye muri we kubera ibintu by'abantu bagiye bamubeshya, nyuma aho ntabibona. So rero tube maso nshuti z'Imana, tumenye muri iki kiganiro ko bishoboka ko abantu bahimba ubuhamya kubera ibyo bashaka kunguka, cyane n'ubutunzi bwa hano ku isi. Icya kabiri ni influence, ni impact, kugira ngo abantu babaze hari benshi. So rero tube maso, dushishoze, kandi tumenye ko abantu batubwira ngo bavuye kuzimu ni ukubeshya. Nguwo umusanzu wanjye ntanze uyu munsi wa none muri aka kanya. Hanyuma niba ukunda ibiganiro ntanga, ukore subscribe, ntacyo biba bigutwaye, kandi ukoreshe ukore na comment, agato karakura. Imana ibahe umugisha, ndabakunda.